Yes, bakunzi ba Gentil TV nizere ko mumeze neza. Iminsi myinshi yari ishize tutagaragara hano muri studio za Gentil TV, ariko twagarutse mu isura nshya. Gentil umeze neza? Ndashima Imana. Bantu tsubirize bari abantu bakurikiye Gentil. Reka mbanze tsuze wowe ni bwa mbere nkubonye wanegereje. Aho neza. Meze neza? Negereje rwose. Uyu munsi uri papa ndemeze. Akakaruvati nge mbameze neza cyane. Ngira ngo rero mwatwumvishe. Menya nawe warinjiye idini usigaye uri bishop nawe wamenya. Ariko n'ubundi nari umunyedini gakeya. Abanyedini turabahazi. Ubwo rero reka nanjye basuhuze mbifuriza ibihe byiza abari badukumbuye. Natwe twari tubakumbuye cyane twifuzaga kubabona twagize imirimo myinshi cyane muri ibi bitambutse bituma tutabasha kubagezaho amakuru ariko amenshi mwagiye muyumva. Yes Gentil, ni igihe kinini, ni iminsi bike ishize wenda dufite akazi kenshi, ariko ndabahumirije kubera ko twari turi mu myiteguro myiza yo kugira ngo tujye tubagezaho ibintu byinshi kandi byiza bicukumbuye. Nkuko dusanzwe tubigenza rero reka tubanze dusenga Imana. Ariko se tubanze dusenge hanyuma tuze tubazengurukamo bose. Nta kibazo. Gaho banze dusengere. Mana turagushimye uri Imana nziza, bugacya bukira. Tugushimiye yuko wabanye natwe mu bihe byose byatambutse. Uyu ni wa mwanya tugiye kuganira n'abanyarwanda. Turinde uturengere. Turakwinjiza kugira ngo bane natwe. Yemerera Mana imbaraga zawe zibe kuri twebwe kandi amavuta yawe aganze. Reka buri umwe wese uduteze amatwi n'adukurikiye umugisha mu izina rya Yesu. Amen. Yes, twagarutse rero Gentil. Ni nk'uko bisanzwe ni kuri Gentil TV. Yego. Tukaba rero reka mwereke ukuntu tugiye kubikurikira. Ntaribi kugira ngo abantu tubahereze amakuru ku gihe, tubahereze n'ubusobanuro n'ubusesenguzi nk'uko n'ubundi dusanzwe tubikora. Urebye icyo dushaka kugira ngo dukoreho cyane ni ukureba mu biganiro byacu byatambutse. Ese byabafashije iki, byabagejeje kuki, ese ni iyihe mpamvu mubona bigenda bisohora. Twagiye tubivuga mbere. Ngira ngo rero mwe mudukurikiye mwagiye mubona ibiganiro twagiye dukora bigiye bitandukanye. Ndetse tugenda tubihuza n'amatorero n'abakristo, amadini muri rusange. Ahandi wabonaga ko byabaye akajagari aho wasangaga buri mudugudu urimo insengero nk'enye. Ugasanga abantu benshi ntibagisinzira, abantu benshi ntibakigira amahoro. Mu mazu 5 muri quartier imwe 2 3 iyindi ya kane ugasanga ni icyumba cy'amasengesho n'ubutayu butandukanye. Ako wenda ibyo ntago mbyinjiramo cyane. Oya reka tugere mu butayu Gentil. Ugasanga sinzi twashakaga kuzajya kureba uko biberayo, ariko babikrozinze tutaragera. Bamwe banapfira mu butayu, bamwe banapfira. Abantu benshi rero bagumye kutubaza ibiganiro dukora, ubusesenguzi dukora. N'abadututse muri comment turabashimiye kubera yuko hari igihe turashimira umuntu wagututse. Ijambo ry'Imana rivuga ngo musabire n'ababanga. Buri umuntu akwanga ukamwereka ko umukunze ubumugeretse amakara yaka ku mutwe. Ariko icyo nshaka kugira ngo ngiye mvugeho cyane ni ubuhanuzi bwari bukabije cyane mu nsengero, kandi bufite icyo nakwita intego. Bwari ubuhanuzi bufite intego. Winjiye rero mu mwandiko mugani w'abandi njya mbona byo muri Sekira, ariko mbere yuko ibyinjiramo reka tubanze noneho dusuhuze abantu bose badukurikiye, duhite tunakomeza rwose. Ariko se abo bantu badukurikiye niba nyine n'ubundi bari kutureba. Reka buretse gatoya, hari n'umuntu ubu ngubu ushobora kuba ukurikiye kino kiganiro akagifungura iyi link aherereye mu majyepfo wa Munsurije. Reka dusuhuza abantu bari mu karere ka Kamonyi, akarere ka Muhanga, akarere ka Ruhango, akarere ka Nyanza, abantu muri aho ngaho za Huye, namwe mwari muri za Nyaruguru, abari za Nyamagabe, ubugubwe neza. Ikaze kuri Gentil. Kumva ko intara y'amajyepfo nyumva. Amajyepfo none se amajyaruguru yagera gute? Amajyaruguru reka tubasuhuze abantu muri karere ka Gicumbi, ukomere cyane. Namwe muri mu karere ka Gakenke, abantu muri mu karere ka Rulindo, abantu muri karere ka Musanze, namwe mwese muri mu karere ka Burera mugubwe neza. Mukomere. None reka tujye iburengerazuba. Abantu bari mu karere ka Rubavu reka tubabwire mugubwe neza. Abantu bari mu karere ka Ngororero, namwe muri mu karere ka Rusizi, aho ngaho za Kamembe mugubwe neza, aho manutse hepfo za Garama, mwese mugubwe neza. Turabakunda cyane ndetse Uwiteka bishimire. Irukanga noneho ujye ubwo Iburasirazuba.
Iburasirazuba si ushaka se katugire reka dusuhuze abantu bari mu karere ka Bugesera, Mukomere cyane. abantu bari mu karere ka Rwamagana, Mukomere. abantu bari mu karere ka Kayonza, abaturanyi bacu abantu bari mu karere ka Ngoma ndetse na Kirehe, tubahaye ikaze mugubwe neza. Abantu muri mu karere ka Gatsibo Tubahaye ikaze. ndetse namwe muri mu karere ka Nyagatare, Ikaze mu kiganiro. mwese mugubwe neza. Yego. Si ibyo bashaka kumva, uretse gato ngana nsuriza abantu bari mu mujyi wa Reka tugaruke Kigali, i Kigali ngaho mere hehe ryose ngahere ryose yes reka mere Nyabugingo, uretse gato ni Nyabugingo ntabwo ari Nyamirambo. duhere hariya kwangara harya muri ya nkuru twigeze gukora ubushize ni ariko se nsuje kwangara, ariko nawe reka tubyerere kwangara ariko reka duhere mu karere ka Gasabo Kagasabo niho naho twe turi dugukorera ubu ngubu. Dusuze n'abantu bari mu karere ka Nyarugenge, tubasuhuze tuzenguruke Nyarugenge hariya za Kimisagara za hose reka tureka harya muri kwe muri rya za Dobandi zaki aho hose tubasuhuze. Itoro no garuka hano Kicukiro. Dusuhuze abantu bari hariya mu Kagarama. Mbega reka tugira gutya wowe udukurikiye ufunguye iyi link kuri Gentil TV tuguhaye ikaze mu kiganiro. Tuguhe ikaze tukubwira ngo urisanga ibiganiro byacu ni ibisesengura ibintu bitandukanye biba byaragiye binyura mu matorero n'amadini biba bitaranyuze abantu tukagenda tubyumva. Mwagiye mubyumva rero yuko twagiye tuvuga ubuhanuzi bw'imitwe ubuhanuzi bw'imitwe bwari burembeje abantu mu minsi ishize, ariko urabona ko bari bameze nk'abantu bari gukora mu mufuka abantu. Ariko gato kuri inshuro bimeze nka za modoka bashyiramo speed governor. Ewana byaragiye birakongoboka gutya na speed governor gusa ahubwo na kamera zagezemo aho batangiye kuvuga ngo buri rusengero rushyiremo kamera noneho zahise zinjira noneho no mu bikorwa rusange. Ariko ni byiza ngewe hari n'ikiganiro maze gukora ahantu ariko sinanjye njyenyine ibi bintu byakiriwe neza n'abantu turi benshi. Oya ntago navuga ngo kwakirwa neza ahubwo tubanze turebe ngo uwabikoze iyo turebye tubona yari afite ishingiro. wowe bibona uterera yari afite ishingiro kuko byari bimaze kuba akajagari aho umuntu yari asigaye ajya mu rusengero yakwisaka yaburamo senkani mu mufuka ubwo ntari busengero. Twarabibabwiye ugasanga uje mu rusengero wari ufite igihumbi cyo kurya nta na gahunda ufite yo gutura ugasanga pasiteri ari kuvuga ngo abafite igihumbi bajye hariya na marinete twarayagurishaga ariko ukavuga uti nawe ndayatanze ati kuko nta kindi kintu mfite ugasanga utanze n'amaso yawe. Reka mbabwire byari bikabije ibintu by'imitwe mu nsengero byari bikabije aho umuntu yinjiraga mu rusengero agiye kureba igitangaza ariko yitwaje na kashi uvuga ngo natwaye angahe. Ariko Gentil nubwo banyujijemo kugenda bazifunga ariko aho hantu reka basobanure ntago bafunze insengero byagenze gute ahubwo basabye abantu gukosora niba batujuje ibisabwa bivuga ngo barafungiwe ntago bafungiwe ni buzuze ibisabwa. Uretse gatoya mu tuntu ngewe twacimishije urumva numvaga ari ngombwa cyane. Yego reka twe tumaze iminsi tunaturya nakakiranye yombi nka kwa kundi urabona ahantu bagifite umuco wo kunywa amata baguhereza amata gutya nawe ukahita wicara niko nakakiriye no mu mutima wanjye ngo ba ako nakaye akantu ko kuvuga ngo umuntu wese uyobora gutya na gutya itorero agomba kuba yarize theology. Ibyo navugaga umva bayobozi bacu ntabwo ubundi umuntu wamugani twande dushimira abayobozi turabashimiye no turashimira leta y'u Rwanda ariko ubundi ni gute ni ukuri ngewe byarandenze kuko niba abantu batureberera babona ahantu hari ibibazo bakabibona hakiri kare bakabikemura ni gute umuntu utariza ajya kwigisha. Oya nibyo ntabwo buri wese akwiye kumva ko abanyarwanda kubyuka mu gitondo ukavuga ngo reka mfate abanyarwanda noneho mbafatirane ngo mbashyireho oya wiyoboza abanyarwanda abanyarwanda barajijutse. Ariko nibyo twahoze tubabwira abantu bakurikiye Gentil TV abanyarwanda ni abanyabwenge abanyarwanda ni abanyamwuka abanyarwanda bazi ubwenge mu bayobozi igitime bajyana n'umushaka nibyo twakomeje kubabwira. Ni gute ubundi umuntu aza akagufata uko niba agiye aha ukabura aryamye niba aguye ukabumeza uti ubundi bigenda gute kandi ufite ntago bisobanutse aho abantu bifata ugasanga batangiye kubyuka bavuga ngo kubera ko nshonje ngo kubera yuko nta kazi mfite ndi umushomeri agahita ashinga itorero. Yego banyarwanda
nimurebe igifitiye igihugu akamaro. kandi noneho ntabwo bari kureba icyiciro cya kaminuza none ni kaminuza nese muri segonderi ahantu bigisha theology uzi ntacyo reka dushimire leta yacu n'ukuri ubu nararibonye berekanye no kurebera abanyarwanda ninjire no mu bindi no mu bindi nabyo babyinjiremo barebe ngo iki kirakenewe iki nigikenewe gusa wowe warutunzwe no kwambura abanyarwanda mu mitwe ndakukomeje mu Rwanda ntago tukenera abanyamitwe ibyo byo rwose no gushakira ntago tukemera n'ubyuka avuga ngo yeretswe ngo neretswe ngo nabaye umugabo wa runaka ngo neretswe mwarabonye Gentil yego reka nkwereka ibi byabayeho byo gusabwa kuzuza ibisabwa mu matorero amwe namwe sibyo ariko reka nkwereka gusa hari ikintu ndaguciye mu ijambo navugaho leta yarebaho mu nsengero zo mu cyaro so mu cyaro ari cyo kibazo nukuvuga ngo mu nsengero zo mu cyaro bari kubasaba ibintu ugasanga ikondisiyo z'i Kigali nizo zo mu cyaro ahubwo bajyanishanya n'akarere cyangwa se nuko hateye urugero ushobora kwaka nka kamera mu rusengero ugasanga aho hantu nta n'umuriro urahagera uretse nuko mu gihugu cyacu nta hantu hatafite umuriro ariko ndashaka kugira ngo nisabire byagorana nka kamera kubera ko imirasire nisabire ikondisiyo bari gushyiraho zigendane n'akarere runaka niba akarere ka Nyarugenge gasabwa ibi barebe ko akarere ka Nyaruguru ibyo gasabwa bitagomba kubura cyane ni bya Nyarugenge batafata nuza ahantu urusengero ruri nk'ahantu runaka umukristo nta n'umwe ujya uhagera ugasaba amapave kandi nta n'imodoka iyaparika ugasaba parikingi nta modoka iyaparika ugasaba parikingi ibintu tugomba kurebaho ibyo reka tubyiyore kubera ko leta n'umubyeyi mufite uko yabirebye ariko nyine tuzi neza yuko bazagenda bahuza uturere n'ahandi uko bimeze icyo nashaka kuvuga hano Gentil reka dukome urusiyo dukome n'ingasire noneho tunavugisha ukuri hano kuri Gentil TV yego urabona ari insengero urumva zari zisanzwe ubona ko zifite umurongo tugiye tuzizi hari n'izindi zabaga ziri ariko bakodesha sare gutya ariko ubona ko batazongera no gusenga vuba nusi basenga gute sibyo niba ntago uzajya gukodesha sare ujye gukodesha na parking na kamera ushyiremo n'ibigega n'ibiki byose ibintu byose ushyiremo sound proof wose yagiye yagiye reka nkwereke hari abivanye mu kibuga ubundi bahise birukana abo ngabo turabakomeje nibaze dukomeze reka rero nkwereke reka wenda turi kwegereza ku musozo kwari kugira ngo tubibutse ko duhari introduction twandimo dukora ku biganiro byacu cyangwa se turi kora analize gatoya k'ibiganiro twagiye tunyuza hano kuri Gentil TV aho twagiye tuvuga imbogamiza abanyarwanda bagenda bahura nazo aho usanga umuntu abyuka ngo yeretswe ubundi akabyuka ngo ni muture ibyo bintu rwose twagiye tuvuga hano kuri Gentil TV ndakeka ndahamya yuko mwamaze kubona umusaruro w'ikiganiro cyacu ikiganiro cyacu ndashimira abayobozi ko abantu baherutse kutwataka muri comment hano kuri Gentil TV mu biganiro bigiye bitandukanye ngumva ngo mwege muza ngo muvuga ubusa ubusa si babubonye ubusa barabubonye ngo niba twebwe tubabwiye ngo nimubahirize gahunda za leta nimuzubahirize ubundi muri mubiki ubundi murebe ko tutavuga ibi roho nzima mu mubiri muzima niba utari muzima urajya guha abantu iki wowe ubwo mvuze ngo ni ubupfu wenda se nabanukanye kandi ngenda umunyarwanda ubwo buzima bwawe bayemo haba mu mutwe mu mitekerereze guti ushaka kuvuga n'ubuzima bwo kugira ngo bw'ubutekamutwe ubwo buzima bw'ubutekamutwe rero twebwe nk'abanyarwanda twarabaye reka twivuganira n'abantu bafite gahunda imana yabo bamenye imana yabo sibyo nubwo twabonaga ari imitwe cyangwa insengero zimwe na zimwe zitazongera no gukora sibyo nk'abo twavugaga bakodesha amasare batazabasha kubona n'ibyo byose ni ukuvuga ngo niba wasengeraga Gentil ntabwo tuvuze ko bari abantu basengeraga muri ziriya nzu cyangwa bakinasengera muri izi nzu bose ari abapagani ntabwo batwumve neza bose ntabwo ari abapagani reka rero twivuganire n'aba bantu bamenyanye n'imana yabo bafite imikoranire yabo n'imana yabo reka nkwibwirire akantu Gentil ese ubundi imana iba muri iyo nyubako iba muri iyo nyubako gute none se kubera iki utajya kureba ahafunguriwe ngo ujye gusenga cyane rwose waretse ukava mu buyobe
ukuvuga ngo utegereje ko urusengero rwanyu bazarufungura ukicara aho ngaho utegereje bazarufungura. Nari ngiye kumubwira ngo tumugire inama. Ese umuntu ko akenera kurya buri munsi, umuntu akenera kurya buri munsi, none niba aho wariraga bahagaritse jya kurya n'ahandi ibiryo birahari cyane rwose. va mu buyobe, Imana iba muri ndani. Niba Imana ikurimo jya kuyikorera ahariho hose kandi ugende bazakwakira. Urakoze cyane Gentile. No kuvuga ngo nubundi nako kantu nashaka kuvugaho ngo tugire inama ngo umuntu wifitanye imikoranire n'Imana ye muri ari amateka nakomeza asenge, wimugira inama kubera ko nawe nyine Imana imurimo ihita imwereka icyo gukora aragifite. Ntabwo wamugira inama. Twagira ngo tubabwire yuko gusenga ni mu mutima. Gentile, gusenga ni mu mutima kandi gusenga ni ukuganira n'Imana. Jya ufata umwanya wiherere maze usenge. Yego, suka amaganya imbere y'Imana yawe, uyibwire byose ku murongo, nta na kimwe ikindi. Ariko Gentile, Imana ntabwo izaguhana. Tujye izaguhana. dukizwa kubera ko hano si iwacu, igihe kiragera bikarangira. Iwacu ni he? Ni iriya iwacu? Iwacu se si mu ijuru. mu ijuru ni he? Mu ijuru. Aha, abantu benshi cyane bashaka kugira ngo oya Juni hano mu gisenge cya studio. Uretse gatoya reka tugire gutya dukomeje kugenda uzana akantu nzana kandi twarara hano muri studio. Ariko reka dushimira abantu bari kumwe natwe muri iyi minota tumaze tubasuhuza. Oya, tubabwira ngo ibiganiro byacu nakagaruka, ariko niba hari icyo wifuza gusobanukirwa watwandikira muri comment. Oya, niyo wanadutuka cyangwa ukatubwiza ukuri twa ntacyo bidutwaye. Oya, bitutsi bidusukumira ku Mana cyane rwose. Iyo uzindutse ukajya kumfataho umwanya uvuga ibintu bidafite umumaro kuri njyewe mba numva ndi kuzuzwa kubera ko hari aho uri kunsunikira. Iyo unsunikira rero ku Mana njyewe biramfasha. Rero ineza yanjye, ineza yawe nizagutera gukundwa no kubaho neza. Yego, nshuti bakunzi rero ba Gentile TV, reka nkwereke Gentile. Reka mbanze abari wowe nshimira. Nanjye ndagushimira. Wakoze cyane kubana nanjye mu kiganiro. Wakoze cyane. None reka tunashimire bano bantu bari badukurikiye. Reka dushimire Emmanuel wadufashaga ku buhanga bw'ibyuma. Emmanuel, reka rwose tumwifurije umugisha w'Imana. Wakoze cyane, nizere ko ibintu byagenze neza ndaje. Kandi tuzi neza yuko n'ubutaha tuzakorana neza. Oya, agomba kuba hari igihe cyose. Imana iguha umugisha. Imana imuha umugisha. Ubutaha nugaruka uzabashyizeho n'agakote. Agakote? Kugira ngo bizagende neza. Sinambaye neza, ni ngombwa ikote. Wambaye neza ariko nyine agakaruvati iyo gafite n'agakote biraryoha. Ibyo nzabyiga. Abantu benshi cyane barimo bambwira bati uriya mu type rwose abarakeye. Ariko ntago barangiye. Mwakoze cyane. Barebe kurekara. Imana ibaha umugisha rero, turabakunda. Gentile, naho utaha kandi Uwiteka azajye Mana nziza, Mana y'urukundo. Wakoze kubana natwe. Abanyarwanda bafite ibibazo byinshi bari kwibaza, baribaza ngo ndasengera he, kandi tuzi neza yuko ari we wenyine ufite icyo wabereka. Mana, abafungiwe insengero kubera ibyo batujuje bafashe kugira ngo babyuzuze, kandi Mana abo ubona ko bidashoboka ko babyuzuza ubarangira inzira nziza yo gucamo kugira ngo babashe gukora umurimo wawe. Urakoze rero, uri Imana nziza dukunda. Nitwongera guhura nawe